Muraho neza abakurikiye intego driving school. Intego driving school rero ni ishuri ryigisha imyuga itandukanye. Tukaba dufite rero n'umushinga wo kuzakora channel ifatika izajya ibasha kuba yanyurwaho buri kimwe cyose kijyanye n'ibyo twigisha mu ntego driving school, ariko yo izaba yitwa Intego TV. Uyu ni umwanya mwiza rero dukomeze bwa buryo bwacu bw'imyigire kuri kopi ya 10. Iki kibazo rero nk'uko mubibona ni ikibazo cya mbere. Mwitegereze neza iyo foto. Harimo ubwoko bw'ibinyabiziga bugeze muri 4. Icya mbere cyo cy'umuhondo, icya kabiri cy'umutuku, gatatu cyatsi kibisi, icya kane murabona ibara ryacyo. None hano rero witegereje neza iyo foto, byose biri kuva muri uyu muhanda munini bikata iburyo bwabyo muri uyu muhanda mutoya, kandi iyo ukata iburyo wegera iburyo uko bishobotse bwose, nabwo ukabikorera ahantu hato. Witegereje neza rero iki cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata aha hantu. Reka twumve imibarize. Muri ibi binyabiziga 4 ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikona ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu muhanda muto? Muri ibi binyabiziga 4 ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikona ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu mutoya? Ni ikinyabiziga cya kangahe? Ikinyabiziga cya mbere. Mu bisubizo rero ikinyabiziga cya kabiri nicyo kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikona ry'iburyo? Oya. Ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikona ry'iburyo. Komeze. Gatatu. Hano rero tureba ku bisubizo ngo ikinyabiziga cya gatatu, ikinyabiziga cya kane, ikinyabiziga cya mbere nicyo kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikona rihe ry'iburyo. Nk'uko bisanzwe rero ku yandi makopi, iyo urangije gukora ikibazo uhita ukanda hano imbere kuri next cyangwa se kubikurikira. Hakaza ikibazo cya kangahe? Cya kabiri. Mwitegereze neza ikibazo cya kabiri. Ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye cyapa kiburira cya mpande 3 gitukura kiri mu muhanda? Kaka triangle ukabonye wakumva ko bishatse kuvuga iki? Tugiye mu bisubizo. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ibyo ni byumvikana cyane. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Bakakubwira ngo se ngo yahagarara agategereza amabwiriza? Oya, ntayo. Kukireka akagumana umuvuduko yari afite agakomeza, ubwo se uguye mu cyago. Uhagarara kuri icyo cyapa cya mpande 3 mbere yo gukomeza? Oya. Nuko no umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Mu kibazo bari babajije ngo iki? Ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe abonye icyapa kiburira cya mpande 3 gitukura mu muhanda? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Dukomeze. Kibazo cya gatatu. Imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda. Imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda nta muvuduko, bizasigwa irange rikurikira. Imbibi rero imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma abantu bagenda nta muvuduko, bizasigwa irange ry'umuhondo ngarurarumuri. Hahandi abanyamaguru bahagarara, hamwe bahagarara bategereje ibinyabiziga, bahasiga irange ry'umuhondo ngarurarumuri iyo babishatse, kugira ngo bagaragaze ko abanyamaguru bagomba kugenda nta muvuduko. Mwe bayobozi b'ibinyabiziga muba mubujijwe guhagarara umwanya munini ku burebure bw'uwo murongo. Mu ngingo 33 niko bababwiye. Baravuze ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma abantu bagenda nta muvuduko, bizasigwa irange rikurikira. A. Irange ry'umweru ngarurarumuri? Oya. B. Irange ry'umuhondo ngarurarumuri? C. Irange risa n'icunga rihishije? D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ni irange risa gute? Ry'umuhondo ngarurarumuri. Ikibazo cya kangahe? Ikibazo cya 4. Mwitegereje neza iyo foto. Cyapa cya mpande 3 kiraburira ahantu hari akazamuko ku kigereranyo cy'10%. Icyapa gisobanura iki? Ahantu
umuhanda umeze nabi, oya. Ahegereye utununga, umuhanda utaringaniye ibumoso, oya. Akazamuko gashinze cyane ku kigereranyo cya kangahe? Akazamuko gashinze cyane ku kigereranyo c'10%. Cyapa gisobanuye akazamuko gashinze cyane ku kigereranyo cya kangahe? C'10%. Bavandimwe beza, aya masomo turi kubaha turiyabaha nk'inkunga mu ishuri Intego Driving School ku muntu wifuza gwitsindira permis provisoire, umuntu ushaka kumenya by'umwihariko amategeko y'umuhanda. Rwose pe nta kiguzi, online for free. Niyo wampamagara 0788 795 uhari icyo usobanuza, hari icyo utumvise neza, twemerewe kugufasha. Ariko ushobora gukenera kwiga gukanika, gusudira, gusuka, guteka, kudoda. Ushobora kwiga indimi, Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili. Ushobora gukenera bimwe mu question papers byo biti bipucupuri bijyanye n'imyanya y'mirimo mu tuzi dutandukanye twa leta nka logistique, procurement, HR, DAF, imirimo yose itandukanye muri leta batanga. Tuba tugiye dufite bimwe mu bikopi bakunze gukora cyane, tukaba twabiguha ukanyuzamo amaso. Icyo gihe rero watwandikira kuri email intego-school@gmail.com. Birashoboka ko wadusura aho dukorera mu Rwanda, i Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko. Ni hafi ya gare Kimironko, hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center, muri etage ya mbere, konzi ifite iminara myinshi hejuru. Ushobora no kuduhamagara kuri iyo nomero nabahaye, nisubiremo 0788 ukaba wasobanuza hari ibyo utanyuzwe nabyo. Kuri iki kibazo rero kigira icya 5, barabaza bati ni iki wakora igihe utabona neza kandi uri gusubira inyuma? No gufungura umuryango w'imodoka ukareba inyuma, ibyo ntibyemewe. No kumanura ikirahure cy'imodoka ukareba inyuma, oya nanone. No gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga cyawe ukuyobora cyane, ukoresha akareba nyuma kakwegerewe, oya. No gushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga cyawe ukuyobora, icyo bita kudenja. Hari abatandi boyi akudenja akagenda kuyobora akubwira ngwino. Niko nawe rero ubigenza. Cya 6, utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda kandi wenda ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Aho rero icyo ugomba gukora, ugomba guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza ubasha kureba neza imbere mu muhanda. Igisubizo ni icyo ngicyo. Twakomeza. Ngo no kwihuta wegera iburyo aho bishoboka, kureba ugafungura ikindi icyerekezo, oya. Ugafunga ikindi cyerekezo, ntabwo ari ugufunga icyerekezo. Gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, oya. Guhindukiza ikinyabiziga vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha, igisubizo nta kindi ni uguhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza ureba neza imbere. Ikibazo cya 8 ni cya 7 pirito. Itegereze neza iyo foto. Icyapa kivuga iki? Ni akayira k'abana, abana bajya ku mashuri, kerekana abana. Icyapa gisobanura iki? Abana. Ntugatinde niyo ubona igisubizo ukumva kirahura n'ibyo wize, gihita ukoraho. Twikomereze. Cya 8, kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo, mbese hanyerera mu buryo budasanzwe, bishoboke, hakoreshwa ubuhe buryo? Hakoreshwa inziga zishyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu imikwege, oya. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundo, oya. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri cyane. Twakomeza. Icya 9, kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Amatara mu gihe hatangiye kwijima, nuko biba bitoroshye kugira ngo abandi bashobore kukubona. Nuko amatara y'umuhanda ari kwaka, oya. Kugira ngo akagabanya akerekana umuvuduko kagaragare neza, oya.
kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga, kugira ngo abandi biborohere kukubona. Niyo mpamvu ushobora gukoresha, ikaba impamvu nyamukuru ituma ucana amatara. Ikibazo cya kangahe? Ikibazo cya 10. Aha, umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyura kuri aba banyamagare. Umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyura kuri aba banyamagare cyane rwose. Mu buryo bukwiye wakabaye wanyuraho kubera ko hari umurongo ucagaguye, ariko kubera ririya koni mureba, icyo gihe bwo birahita bidashoboka, birahita byanga. Aha ngaha umuyobozi ashobora kunyura kuri bano banyamagare. Oya, umuyobozi ntashobora kureba neza imbere, ntabwo ashobora kureba neza imbere. Kubera iki? Ririya koni. Yego, kuko umurongo w'umweru, oya ntabwo cyari cyo igisubizo ni kiriya. Oya, nta muyobozi ntashobora kureba neza imbere. Cya 11. Mu mujyi no mu mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, ubwikorezi ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Dushingiye ku ngingo 67 mu igazeti yewe n'iya 61, aho zigena imizigo yikorerwa ku binyabiziga n'uburyo bwo gupanga imizigo n'uburemere ntarengwa bwemewe, ikamyo iyo ari yo yose ntishobora kurenza toni 53. Aha rero nkurikije ibyo barimo kwerekana, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko icya mbere ni toni 24, icya kabiri toni 10, icya gatatu toni 16, icya nyuma nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta kirimo rero, kuko ikamyo iyo ari yo yose ntishobora kurenza toni 53. Twakomeza. Ikibazo cya 12. Mwitegereje neza, icyo cyapa gisobanura iki? Kimeze nka cya kindi twari tumaze kureba. Iki ngiki cyo kivuga akamanuko gashobora guteza ibyago ku kigereranyo cya kangahe? C10%. Icyapa gisobanura iki? Akamanuko gashobora guteza ibyago. Terebye. Umuhanda utaringaniye, oya. Ahantu umuhanda umeze nabi, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe, oya. Icyapa gisobanura akamanuko gashobora guteza iki? Ibyago. Cya 13. Ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Iyo umuyobozi w'ikinyabiziga ahuye n'amatungo mu muhanda rero, agomba kugenda agabanyije umuvuduko. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko maze zikagira gute? Zigatambuka. Ese agomba kuvuza iho? Oya. Kwatsa amatara maremare kugira ngo atambuke? No, ibyo bindi ntabwo byumvikana. Kuvuza iho ni oya, ni ukugabanya umuvuduko. Agomba kugabanya umuvuduko maze zikagira gute? Zigatambuka. Cya 14. Mwitegereje neza iyo foto, icyo cyapa gisobanura iki? Nk'uko bigaragara rero, icyo cyapa kirimo ubwoko bw'ibyapa biburira, kiraburira umuhanda ubisikanirwamo. Nomero A19. Iki cyapa gisobanura iki? Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Iki cyapa gisobanura iki? Umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri, oya. Ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Terebye. Icyapa gisobanura ukugendera mu muhanda ugize ute? Ubisikanirwamo. Twakomeza. Witegereje neza iyo foto ku kibazo cya 15. Iki cyapa gisobanura iki? Umuhanda unyerera. Iki cyapa gisobanura umuhanda unyerera, kugendera mu muhanda unyerera. Akazamuka gashinze cyane, ntabwo kiriya cyapa cyasobanuraga ko ari akazamuka gashinze cyane. Kiriya kivuga ukugendera mu muhanda ugize gute? Ubisikanira. Nako plutôt umuhanda unyerera. Kivuga kugendera mu muhanda unyerera. Akazamuka gashinze cyane, umuyaga w'intambike, uruhererekane rw'amakoni, oya. Kugendera mu muhanda ugize ute? Unyerera. 16. Urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku munyegare? Iyo tuje ku munyegare rero, tugomba gusiga umwanya uhagije. Uvuze ihore mu gihe umunyuraho? Oya. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Terebye. Gusiga umwanya uhagije. Kunyuranaho umwegereye, oya. Kugabanya umuvuduko, oya. No kusiga umwanya ugize ute? Uhagije igihe umunyuraho. Cya 17. Nimwitegereza neza iyo foto, murabona hari imodoka yagiye. Iriya ntago ariyo turimo kuvugaho. Turareba ahubwo iyi ngiyi noneho
iri inyuma iyi tugiye kunyuraho hari aho abanyamaguru bambukira. None rero wowe ni wowe utwaye iyi modoka y'inyuma, aha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora, arareka bari abanyamaguru babanze bagera gute, batambuke. Kongera umuvuduko mbere y'uko abanyamaguru bambuka, oya. Kuvuza ihoni maze ugakomeza, oya. Tegereza mu nzira y'abanyamaguru kugeza imodoka izimye, umva da. Kwemerera abanyamaguru kwambuka mu muhanda, icyo nicyo gisubizo. Hano rero nk'uko mubibona ni ukwemerera abanyamaguru kwambuka iki, mu muhanda. 18. Iyi mizigo igizwe n'ibinyampeke, urugero ikawa, ibinyampeke, urugero nk'ibigori, amasaka n'ibindi nk'ibyo, amasoya, ibishyimbo, cyangwa ikaba igizwe n'ikawa, amakara, ibyatsi by'amatungo bidahambiriye. Ubugari bw'iyo mizigo bwayo bushobora kugera kuri metero 275. Ariko iyo mizigo ijyanwe mu karere kamwe nabwo katarenze urugendo rwa kilometero 25 uvuye aho wayipakiriye, kandi iyo mizigo ikaba itanyura ahantu mu nsisiro, itaca ahantu hatuwe. Ubugari bwa mwene iyo mizigo bushobora kugeza ku bipimo bya kangahe? Mu busanzwe rero bushobora kugeza ku bipimo nibura bya metero 3. Twakomeza banagenda ndasa ku gisubizo twihuta, bajya bataka ngo megabyte ngo kimara isaha yawe. Tadukomeze. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, yewe ku buryo intera itandukanya icyapa ndetse n'ahantu habi yaba iri munsi ya metero 150 mu buryo bugaragarira amaso, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. N'akapa k'urukiramende gafite ubuso bw'ibara ryera, kare ifite ubuso bw'ibara ryera, oya. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, terebye mpande 3, oya. Nta igisubizo kiri ku rukiramende. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu ku buryo icyapa, intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 kandi mu buryo bugaragarira amaso, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. N'icyapa cy'inyongera rero kigize gute, icyo gikozwe nk'urukiramende gifite ubuso bw'ibara ryera. Ikibazo cya 20. Mu gihe uri mu rugendo rurerure, mbese mu muhanda urombereje ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira umunaniro? Ni ukuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hagize gute, hatekanye. Icyo nicyo gisubizo. Iyo turangije rero gukora ikibazo nk'uko bisanzwe, uhita ukanda hano kuri reba amanota, ubundi ugategereza utunota duke cyane. Ako kanya ugahita ubona igisubizo cy'amanota ubonye. Bimaze rero gukora kuri reba amanota, ako kanya tegereza utunota duke bagahita bakwereka igisubizo. Urabona igisubizo hano baduhaye hejuru mu nguni ry'ibumoso, murabona akaranga cyerekezo kerekana ko ushobora gusubira inyuma ugiye kureba wenda ikindi. Iyi ari kopi ya 10, ushobora gusubira inyuma ugiye kureba kopi ya 10 wenda na rimwe. Noneho amanota nagize tugize angahe? 20 kuri 20. Munsi hari ijambo subiramo. Iyo hari icyo wishe uhita ukora aho kuri subiramo kugira ngo ugisubiremo. Ariko iyo uvuga uti ibintu nose numva nabyumvise neza, urebe uburyo ko wari wagiye ubikora. Reba hano. Bavande, iyi porogaramu tubashyiriraho irabafasha pe, turabizi. Hari abajya baduha amakuru ko baba batsinze bakatubwira ati ibintu byose ni bizima rwose, mukomerezaho. N'abandi namwe rero mukore muri comment, mukore muri share, mukore muri subscribe, mukore mukebo muteruye mushyiremo, mutwereke ko turi kumwe, turi kujyana, mudutere natwe inkunga. Yaba ubifite ku mutima kuba yavuga utereka nkoreshe mobile money, Airtel money, nkoreshe momo pay, mbasure ndeba aho mukorera, menye uburyo mukora, ndebe icyo twatezanye imbere. Ni karibu, dukorera Kimironko. Ese dukora iki? Turigisha, niwo murimo wacu. Twigisha iki? Imyuga itandukanye, harimo gukanika, gusudira, gusuka, kudoda, guteka. Si ibyo gusa rero, n'indimi,
Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili, Ikinyarwanda, imiziki, théâtre, amafilimi, inkinamico, ibintu byose bitandukanye. Duhugura abantu bashaka kumenyera gukora ibintu by'ibizamini bashaka mu myanya y'akazi itandukanye, tukagushakira multiple choice zitandukanye, maze nawe ukaba wakizifashisha kugira ngo ubashe gutsinda cya kizamini. Yewe si ibyo gusa, tunamenyereza abantu ibijyanye na computer. Rwose mutugane, ni karibu Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center. Tugira workshop nini dukoreramo ibijyanye n'iyo myuga, Kimironko munsi ya beka. Iyo hageze rero turakuduhamagara, turakuyobora neza ukareba aho dukorera. Ku kibazo rero cyari icya mbere bazaga muri ibi binyabiziga bine, ni ikihe kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikona ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya mu mutoya? Ikinyabiziga cya mbere kiri mu buryo bwiza bwo gukata ikona ry'iburyo kiva mu muhanda munini kijya hehe? Kijya mu muto. Ikibazo cya kabiri, ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kiburira cya mpande eshatu? Nk'uko mubibona mu bisubizo hano rero, umuyobozi w'ikinyabiziga ubundi icyo gukora nta kindi, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ikibazo cya gatatu, imbibi ziri ku mpera z'ubwugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma abantu bagenda nta muvuduko, bizasigwa irangi risa gute? Mu bisubizo rero hano, bizasigwa irangi rikurikira. Bigomba gusigwa irangi ry'umuhondo ngarura rumuri. Ugomba gusigwa irangi ry'umuhondo ngarura rumuri. Ikibazo cya kane, mwitegereze neza icyo cyapa mwitonze. Urabona ko ni icyapa cya mpande eshatu. Icyapa cya mpande eshatu nyampanga gifite umuzenguruko umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Icyapa cya mpande eshatu nyampanga gifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ese gisobanura iki? Iki cyapa rero gisobanura akazamuko gashinze cyane. Ni iki wakora igihe utabona neza kandi uri gusubira inyuma? Ni ugushaka umuntu uri hanze y'ikinyabiziga cyawe ukuyobora. Utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze. Ni iki wakora? Guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza ureba neza imbere. Cya karindwi, abo bana murababona. Iki cyapa gisobanura iki? Cyerekana abana. 8, kugira ngo ikinyabiziga kive ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe, hashobora gukoreshwa ibi bikurikira. Inziga zishyirwaho iminyururu irwanya iki? Ubunyerere. Cya 9, kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Kugira ngo abandi biborohere kukubona. Cya 10, tegereze neza iyo foto. Aha umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyura kuri bari abanyamagare? Oya, umuyobozi ntashobora kureba neza imbere. Cya 11, mu mujyi no mu mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, ubwikorezi ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga toni zingahe? Zari toni 53, ariko aha ngaha nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko ntago bazitweretse. Cya 12, iki cyapa gisobanura iki? Akamanuko gashobora guteza iki? Ibyago. Ikibazo cya 13, ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora mu gihe ahuye n'amatungo mu muhanda? Umuyobozi w'ikinyabiziga rero agomba kugabanya umuvuduko akareka zikagira gute? Zigatambuka. Cya 14, ese icyo cyapa wowe ukitegereje urabona ko gisobanura iki? Ni ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. 15, icyo cyapa gisobanura iki? Umuhanda unyerera. Urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare?
usiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Icyo cyapa gisobanura iki? Mukitegereze neza. Aha ni icyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iyo bimeze bityo, ni ukwemerera abanyamaguru kwambuka umuhanda. Iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ibyatsi by'amatungo bidahambiriye, ubugari bwabo bushobora kugeza kuri metero 275. Ariko iyo imizigo ijyanwe mu karere kamwe uvuye aho yapakiriwe usibye mu nsisiro, ubugari bwabo bushobora kugeza kuri metero zingahe? Nk'uko mubibona bushobora kugeza kuri metero 3. Cya 19. Iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, ku buryo intera itandukanye icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 kandi mu buryo bugaragara. Iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira: urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, cya 20, ari nacyo cya nyuma. Mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje ibice byinshi, ni iki wakora wumva utangiye kugira ibitotsi cyangwa umunaniro ukabije? Aha rero ni ukuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Abavandimwe beza, ni mwarimu Manirutabanze Jean Pierre mu Ntego Driving School, ishuri ribereye buri wese. Dukorera Kimironko hafi ya gare, imbere neza ya MTN Service Center. Uyu dukeneye waduhamagara kuri 0788 kaza ukiga gutwara imodoka, gutwara amamoto, gusudira, gukanika, guteka, gusuka, kudoda. Si ibyo gusa, dufite abaterankunga, dufite imishinga dukorana nayo. Iyo udafite ubushobozi bakubwira igihe bakunda kwandikira, ukaba waza bakaba bagufata rwose, bakaba bakwigisha imyuga ntacyo bitwaye. Twigishamo n'indimi zitandukanye: Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda. Twigisha gukina amafilimi, théâtre, muzika. Duhugura abantu ibijyanye n'amakompiyuta, gukoresha amaprogramming ya kompiyuta atandukanye: Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Photoshop, ibintu bijyanye na computer basic skills za Microsoft, Excel, PowerPoint, Publisher n'izindi nk'izo. Si ibyo gusa rero, dufite na gahunda nshya twabashyiriyeho bantu bapiganira imyanya: ubusedo, executive secretary, chief bw'akagari, bw'imirenge, data manager, education mu burezi, ahantu hose hatandukanye. Iyo myanya y'imirimo twabateguriye imfashanyigisho nziza, ndetse n'abaza multiple choice zigufasha ukityaza rwose, ukagenda ugahita ukubita amanota atuma ujya interview, nawe ukabasha kuryoherwa n'ubuzima. So mugerageze rero, mutugane, muduhamagare, mutwandikire, mutuvugishe, tugirane commitment, turebe ukuntu twabasha gukorana, kandi bizatuma twiteza imbere ku mpande zose. Murakoze. Naho ubutaha udukenera duhamagare kuri 0788 795 200. Murakoze.